May the words of my mouth and the meditation of all our hearts be acceptable in your sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Mwami Imana turashoboye kugira ngo ibitekerezo byo mu mitima yacu n'amagambo asohoka mu kanwa kanjye duhore bishimwa imbere yawe, we Mwami n'umucunguzi wacu. Amen. In my church in England, Itorero ry'iwacu mu Bwongereza, we have been studying the book of Romans, tumaze iminsi twiga igitabo rwandiko rw'Abaroma, a letter that Paul wrote to the Christians in Rome. ni urwandiko Pawulo yandikiye abakristo bari bari i Roma. It's a brilliant book that teaches us about the core of the Christian faith. Ni igitabo cyiza cyane kwigisha umuhamagaro w'abakristo. It has impacted people through history. Cyagiye gifasha abantu benshi mu mateka yabayeho. Augustine, Martin Luther, Witwa Agustini na Martin Luther, John Wesley, and in our time, one of our actors in England, David Suchet. Mu gihe cya none rero hari umwe witwa David Suchet nawe ngo cyafashe. So it is well known to many people. Kirazwi cyane n'abantu benshi. The author of this book, which helps us to learn about Romans, kandi iki gitabo gifasha kumenya iby'Abaroma, likens the book of Romans to a mountain. igitabo cy'Abaroma kigana ku musozi. We climb up the mountain, Cyane abazamuka umusozi, the valley of sin and salvation, receiving peace. tukava ku cyaha tukagera ku gakiza tukagera tujya ku mahoro. And when we get to the top, the pinnacle of the book of Romans, there is hope. Noneho iyo tugeze ku gasongero abantu b'i Roma hari ibyiringiro. At the top of a mountain, there's a good view, a panorama. Iyo ugeze ku musozi hejuru hari ahantu ureba hakunejeje hasa neza. We see the way we have come, Tureba aho twagiye duturuka hasi, and we see the way that we will go. kandi tukabona n'imbere aho abantu bagiye. Hope at the top of the mountain. Ibyiringiro ku gasongero k'umusozi. Often in English, hope is maybe. Ubundi mu Cyongereza iyo umuntu avuze ngo ibyiringiro ni nk'aho usa n'ushishikaye ahari. Maybe I can visit you on Saturday. Ahari bizagenda gutya kuwa gatandatu. I hope I can. Nizeye ko bizashoboka. But maybe not. Ariko binashoboka ko bitazashoboka. Hope in the Bible is assured. Muri Bibiliya ibyiringiro it is something we can be certain of. Ni ikintu tuba dushakisha. Even though we've not experienced it all yet. Nubwo tutarageraho ngo tumenye neza neza. In English, hope starts with the letter Icyongereza H. ibyiringiro aribyo hope gitangirwa n'iriya nyuguti ya H. H, of course, our hope of heaven. Ibyo byiringiro twizeye kuzajya mu ijuru, heaven. Our hope of sharing in the glory of God. Ibyiringiro byacu byo kuzaba mu cyubahiro cy'Imana. When Paul was writing this letter, Pawulo yandikaga uru rwandiko, he was in a society of Greeks, Romans, and Hebrews. yakoraga mu gihugu kirimo Abagiriki, kirimo Abaheburayo n'Abaroma. To the Greeks and Romans, glory meant being a celebrity.
kubyerekeranye n'ab'i Roma byariho kugira umudendezo. But to the Hebrew people, in their language, it meant something mighty and beautiful. Ariko Baheburayo byasobanura gikomeye cyane, gifite imbaraga nyinshi kandi cyiza cyane. Something very substantial and very real. Ikintu cyangombwa kandi kiriho by'ukuri. H stands for our hope of heaven. Natwe rero iriya hashe ihagarariye ibyiringiro byacu kuzajya mu ijuru. But we hope for what we do not already have. Ariko ni ibyiringiro dufite, ariko ntabwo twari twabigeraho. But one thing we do have is the Holy Spirit. Icyo dufite uyu munsi ni umwuka wera. The Holy Spirit who confirms who we are, children of God. Umwuka wera utwemeza uwo turiwe, wabo turiwe abana b'Imana. The Spirit himself testifies with our spirit Umwuka wera ubwayo ahamanya n'umwuka wacu that we are God's children. ko turi abana b'Imana. The Holy Spirit also gives life. Umwuka wera kandi atanga n'ubugingo n'ubuzima. There is no life apart from the Holy Spirit. Hari ubuzima, ubugingo buturuka ku mwuka wera. And also helps us to pray. Kandi anadufasha mu gusenga. We don't know what we ought to pray for. Rimwe na rimwe ntabwo tuba tuzi icyo tugomba gusengera. But the Spirit intercedes for us. Ariko umwuka wera aniha ku bwacu. With words we can't express. Kimwe agakoresha amagambo natwe ubwacu dufite ngo tuyakoreshe. After H comes O. Inyuguti ikurikiraho ni ya O. O stands also for something about hope. O iriya nayo ivuga ku byerekeranye n'ibyiringiro. You know, we have some songs and choruses which say, Jesus, I know he lives in my heart. Indirimbo cyangwa ikorasi ivuga ngo Yesu Kristo umwami aba muri jyewe. It's a feeling. Ni ibyo wowe wumva. There's nothing wrong with that. Nta kosa ririmo, nta kibi rwose. But our hope rests on something objective. Ariko ibyiringiro byacu ni ibintu nyakuri biriho. It rests on facts. Bihagaze ku bintu bizima ndetse bigaragara. The facts that we've spoken about when we said the creed. Twavuze mu kwemera kw'intumwa. The fact of an empty tomb. Ibyiringiro by'imva itagira ikirimo. And the fact of the appearance of the risen Christ. Noneho n'ibyiringiro bya Yesu Kristo wiyerekanye amaze kuzuka. The apostles bear testimony to this. Abigishwa intumwa ibyo zarabibonye zarabihamije. And even historians at that time, Roman and Jewish historians, kandi n'abanyamateka b'Abayuda cyangwa se Abaroma attest that this is what Christians believed. baravuga bati Abakristo bizeraga ni ukuri. But in our world today, particularly in Europe and America, there is skepticism. Ariko iwabo ngo ab'i Burayi no muri Amerika hari ikintu cyo gushidikanya no kutizera igiye kubaho. They say it didn't really happen, just a feeling. Bakavuga bati kubanza byarabayeho cyangwa ntibyanabaye nuko abantu babyumvira gusa. Decades ago, a man investigated this. Hari umuntu rero wakoze ubushakashatsi kuri ibyo. He was a lawyer, and he wanted to disprove the resurrection. Yari umunyamategeko, yarize amategeko, noneho ashaka guhinyuza kuzuka kwa Yesu. To deny the fact of the empty tomb. Atangira gushaka ibintu byo guhakana burundu kw'imva ya Yesu yari mu busa. He used his lawyer's skills to research. Akoresha ububasha bwe cyangwa ubuhanga bwe umunyamategeko ashakashake. And at the end of all that,
he knew the resurrection was true. ariko agiye kurangira aravuga ati ni ukuri pe kuzuka kwabayeho. And so he wrote a book which many of us in my world have read. Yandika igitabo rero abantu benshi bibwira ko bagisomye. I think we sang this. He lived because he lives, fact, we live. Kubera ko ariho, ni igikorwa kigaragara natwe turiho. The next letter is P. And P stands for me, well, many things. Peace, presence of God. Kuri we yavuze pa peace, amahoro cyangwa se kuhaba kw'Imana, presence de Dieu. But when thinking about hope, it stands for two things: purpose and personal. Ariko bisa naho bivuga ngo intego kandi byanjye bwite, personnel. Purpose, we know that people who have a purpose, especially a purpose to serve God, cyane cyane abantu bafite intego, ariko cyane cyane intego yo gukorera Imana, have a more firm hope in their lives. bagiye bagaragaza ibyiringiro mu bugingo bwabo. A famous psychologist, Viktor Frankl, umuntu wize bya psychology witwa uko muvuze, who shared in the sufferings of the World War, the camps in Germany, yafatanije n'abandi mu kubabara mu gihe cy'intambara, who was Jewish and believed in God. yari umuyuda ariko akizera Imana cyane. He noticed that people with hope survived. Yabonye ko abantu nubwo hari abari mu ntambara ariko abantu bafite ibyiringiro byo kurokoka bararokoka. They had an equal suffering with everyone else, bababara kimwe n'abandi, but the hope was kept alive within them. ariko ibyiringiro byabo bigatuma bakomeza kubaho. And then, of course, hope is personal. kandi iriya pa ivuga ikintu cyane bwite. It's something which we experience. Receiving Christ, we experience in a personal way. ni ikintu tubona ariko agakiza ku giti cyanjye bwite, personnel. We receive all sorts of things when we receive Christ. tubona ibintu byinshi ariko by'umwihariko tukakira Yesu. And this passage in the book of Romans says, iki gice rero twasomye mu gitabo cy'Abaroma kiravuga ngo we receive adoption. twakiriwe nk'abana b'imfubyi bakiriwe mu muryango. Adoptions as sons of God. kandi twakirwa nk'abana b'Imana. Adoption in Roman times igihe cy'Abaroma iyo wafataga umwana ukamugira uwawe had a very high status. kandi baba bafite urugero rwo hejuru cyane. A man who was adopted was an inheritor. He could inherit. He could be the first son. If he was chosen, he was the first son in the family. umwana mwabaga mwareze mu muryango rero yabaga ahantu aho agomba kuragwa, kandi hari n'ubwo bamushyiraga imbere y'abandi akaba nk'uwa mbere. Some people have changed that word adopted son because iryo jambo ryo kuvuga ko ari umwana urerwa mu muryango, they use the word child for the sake of women. bakoresha kubera abagore bagakoresha irindi jambo rero. I'm a woman. nawe ni umwe muri bo. But I don't mind this idea, this word of being adopted as a son. ntabwo rero we bimubabaza iyo bavuga ngo bashyiriye umuntu sana ari umuhungu cyangwa nawe ari umukobwa, ntacyo we bimutwara rwose. It's because it actually means high status with God the Father. ni uko ari uburyo uba uriho mu rwego rwo hejuru n'Imana Data. The last letter in hope inyuguti ya nyuma rero kuri hope, ibyiringiro,
is this one, E. n'iriya e. Of course, we have the word eager here and expectation. Dufite ijambo ririmo ngo rwose twemera ibyo dutegereje. But I wanted the word environment. Ariko dufitemo n'ijambo ry'ibidukikije. Our hope is expressed within the whole of creation, not just personal. Ibyiringiro byacu ntabwo ari twe twenyine gusa, ahubwo biri no hirya no hino ibintu byose. But God is going to renew the whole of creation. Imana igihe izahindura byose, izahindura ibyaremwe byose. And therefore, even in the physical world, the natural world, there's an expectation. No mu bimera no mu bidukikije bindi hari gushaka gutegereza. Now, the environment in many parts of our world that we live in now Kenshi na kenshi mu bidukikije mu isi turimo ya none is very challenging. Biratugerageza cyane. Perhaps we could say we feel like we're in a strange land. The strange land of natural disasters. The strange land of epidemic. And the strange land of wars. How can we sing the Lord's song in a strange land? For some of us, we live in a strange land personally. We live in maybe a land of pain and sickness. Or the land of loss and bereavement. How can we sing the Lord's song in strange lands? We have hope. A firm hope that is built on a rock. This will never leave us. This is why we can sing the Lord's song. Whatever strange land we're living in. In Psalm 42, the psalmist looks back to great times. The way he has come has been a way of great joy. Praising God, serving God, with friends and family. But that turns and becomes something rather downcast. The psalmist feels abandoned, lost. Even asks the question, where are you, God? But then, right at the end, he reminds himself, put your hope in God, for I will yet praise him, my Saviour and my God. In my church in England, we reach out to local schools. They're not Christian schools.
But they come to church for one session. ariko uko biri kose bagira isaha imwe yo kuza mu rusengero. And the session is about survival. Iyo saha rero bayimaramo ari ibintu byo kugira ngo urebe ko warenza umunsi. The children are asked to do a range of activities. Abana rero basaba kugira udukorwa twinshi bakora. Physical, make this water clean. Ibyerekeranye n'ibiriho bigaragara. Economic, you need to earn some money. Umuntu ugerageza kugira ngo agire amafaranga abona. And activities to develop your brain. Ibintu bakora bigatuma ubwenge bwabo n'ubwonko bwabo bukura. But what about what is your rock ariko se wowe urutare rwawe ni in your life? mu buzima bwawe. Some of them say, my parents. Bamwe baravuga ngo ukomeye cyane ni ababyeyi banjye. Good. Nabyo ni byiza. One or two say, my brother or sister. Umwe cyangwa abana bakavuga ati ni nabo tuzi rimwe, abakobwa cyangwa abahungu. Or friend. Cyangwa akavuga ati inshuti zanjye. One of them even said, my dog. Hari n'umwana umwe wawe bagira avuga ngo imbwa yanjye. But also one said, myself. Ariko undi waravuga ngo njyewe ubwanjye. I rely on myself. We ubwa akumva niwe nyawe. Now, parents and friends and dogs and self are good things. Ibyo nabyo ababyeyi, inshuti, abavandimwe nabyo ni byiza. But they cannot be the rock. Ariko abo ngabo ntabwo batubera urutare. They cannot be the hope within. Ntabwo baduha ibyiringiro birimo imbere. The hope within has to be something or someone who can endure forever. Ibyiringiro nyakuri ni ibyo twavana ahantu cyangwa ku muntu uzabaho iteka n'iteka. So may we, like the psalmist, put our hope in God. Rero nk'uriya mwanditsi wa zaburi dushyira ibyiringiro byacu muri uwo nguwo. For I will yet praise him, my Saviour and my God. Kuko nzamuhimbaza umukiza wanjye kandi Imana yanjye. Amen. Amen. Prayer. Thank you, God, for your Urakoze mwami kuko ijambo ryawe. the book of Romans Ukuntu iki gitabo rwandiko rw'Abaroma teaches us so much. kwigisha byinshi. It teaches life in us. Bitwigisha ubutunzi dufite mu bugingo bwacu. It teaches us where to place our hope. Bitwigisha aho twashyira ibyiringiro byacu mu gihe kigoranye. So please help us, Lord, to Mana dufashe rwose remember your truth about the resurrection of Christ. kugira ngo twibuke ibyiringiro byacu dufite mu kuzuka kwa Yesu Kristo. Tubyashyire mu bugingo bwacu imbere. To live in the expression of the wonderful new place for us. Kandi tubeho dutegereje ibyiza byose uteguriye ubwacu. May your Holy Spirit help. Umwuka wera wawe Mana udufashe. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen.